kandi turabashuhuje mwe mukomeje kuba hafi ku nkoranyambaga kuri Tuzayibona TV, Sam TV na Ndagijimana Uno ndetse na Universal Media TV. Zose ni televiziyo dukoreraho kandi turabashimira cyane kuba mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comments. Uyu munsi rero twagize umugisha kuba twongeye guhura na Sam, umukozi w'Imana, ariko harashiyeho igihe kirekire. Ntago twari tuzi neza aho aherereye, ariko uyu munsi w'iteka Imana bigenje neza, turongeye turahuye. Mbere na mbere turakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi, ni Sam TV. Abayisenga Samuel. Chano yarahindutse, ubu chano yanjye ntabwo ikitwa Sam TV Rwanda. Ubu ni Minijuru TV. Nasubiye mu iyerekwa ryanjye, burya iyo utayiyerekwa uba watakaye. Iyo utayiyerekwa uba watakaye. Oya, byo nibyo yumvikana. Iyo utayiyerekwa uba watakaye. Ndumva abantu mwirinde gutiyerekwa. Yes. Iyerekwa ryanjye rero y'Minijuru TV nza kuzahinduranyira Sam TV Rwanda. Ubu rero nasubiye ku iyerekwa ryanjye. Yes. Mu magambo make ngomba gukorera mu mavuta ya mbere. Okay, byiza cyane. Okay, hari haciyeho igihe kitari gitoya tudahura ngo dukorane ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi w'iteka Imana abigenje neza, turongeye turabonanye. Mu minsi yashize ubundi wari ugiye he ko twari twakubuze? Banze mbasuhuze bakunzi banjye, bakunzi bara ba Sam TV Rwanda, ubwo mubivuze ngo muri n'ababinijuru TV. Yes. Ndabashuje mwese, mwakoze subscribe kuri Sam TV Rwanda, like na commentaire ndetse na mwakoze share. Rero arambajije ikibazo, ariko sinabura gusuhuza abakunzi banjye. Oya, ni byiza cyane rwose. Aho narindi abakunzi banjye babigizemo uruhare, baranshyigikiye, bamaye ku madolari. Ibintu bigenda neza, ndagenda aho narindi ndayakoresha, ngiye kubasobanura. Okay, byiza rero cyane. niyo mpamvu mbanje kubasuhuza abakunzi banjye. Nshuje abakunzi banjye bari Amerika, Yes. mu mareta atandukanye. Nshuje abakunzi banjye bari Canada. Nshuje abakunzi banjye bari Norvege. Nshuje abakunzi banjye bari Denmark. Nshuje abakunzi banjye bari muri Australia. Nshuje abakunzi banjye bari muri Kenya. Nshuje abakunzi banjye bari mu Bugande. Nshuje abakunzi banjye bari Zambia na Malawi. Ndetse n'abakunzi banjye bari mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bose nari nibagiye abakunzi banjye bari muri Tanzania. Abo bose nkubwiye bagize uruhare mu mpamvu zatumye naboneka. Impamvu zatumye naboneka ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni impamvu y'ubushobozi bwabuze. Impamvu ya kabiri ni impamvu y'ibirori nari mfite. Ndumva nari nkeneye amafaranga yo gukora ibirori nari ndimo, ntago nari kubona amafaranga yo kwa-uploadinga. Ikindi kandi na telefone yanjye yari yamaze gupfa, itagikora neza. Ntabwo yakoraga neza, ariko ubu ngubu iri gukora nubwo nabwo atari neza. Kandi ikindi nagiriwe n'umwaku, cyane navuga umwaku. Nuze yanjye WhatsApp yanjye barayifunga, bambuza kujya nsharinga ku ma WhatsApp, ncika intege. Bamaze gufunga WhatsApp ya mbere, abantu mwari munzi kuri telefone yo guteranya 550 23 550 karindwi 8 23 karindwi 32, mbatangarize ko iyo ngiyo ntago ikiba kuri WhatsApp yarayifunze. Ubu ndi gukoresha 079 079 28 9 6 5 ubwo niyo ndi gukoresha, narahinduye mu magambo make. Rero ahantu maze igihe ndi, ahubwo meruka mwambashije ikibazo ngo mbese nzaguma ndi umusore, nzaguma ndi umugabo umeze gutagira umugore, nzaguma ameze uti. Kuko utaragera kuri icyo kibazo, hari ikintu cy'amahirwe watubwiye cyatumye kikwinjira neza mu mutwe, ugatekereza cyane, bigatuma ushaka guhindura sense. Hari ikintu nagiriwe umugisha n'amahirwe yo kuba nakemererwa gusengerwa ubupasiteri. Ubupasiteri. Noneho babimbwira, ariko mfite sheri. Gahunda y'ubukwe narayitegura, naranayipanga. Noneho nangiye guhabwa ubupasiteri, bampamagaye basanga nta mugore ngira. Basanze nta mugore ngira, ariko nari ndi kubitegura, ni no kubisengera, Imana iri kubimbwira. Rero ubwo wambazaga, abakunzi banjye barabyumvishe. Bamaze kubyumva, turabura iki ngo tugushigikire, ko twumvishe umushinga wawutegura. Barangije bampa ku madolari. ngo ukore. Bampa ku madolari. Simvuze umubare uko ari kose, yitwa iki? Amadolari. Noneho bamaye ku madolari, noneho mpita ninjira mu mushinga wo kugira ute?
nko kujya gufata irembo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri nko kujya mu murenge. Iyo mishinga yose ndayitegura, ndayikora, bigira ute, bigenda neza, Imana iranshoboza. Haleluya, amen, ibintu bigenda neza, ubukwe buba bugize ute, irembo rirafashwe, umurenge bugize ute, uburabaye. Aho niho narindi. Ubu mu mategeko ndi umugabo witegura gukora iki, ubukwe. Ubwo igihe cyo gukora ubukwe nabwo nzaza mbabwire ko mfite igihe cyo gukora ubukwe, tuzabitegura. Wenda icyo gihe nagiye mu murenge uri ku ishuri kuko uri umwarimu, ntiwabasha kuza kunkoresha ngo abantu babibone, ariko ubu barabimenya. Nimero yawe tubwiye ihori ku murongo twagushatse nimero yanjye mbabwiye yo guteranya 250. Impamvu nangije guteranya nuko hari n'abantu bo hanze nizo bankunda, baranamfasha n'ukuntu nambaye neza, nibo aya ni amadolari nambaye. Yesu yaranyibutse. Aya ni amadolari, ni amadolari mubona agize ute nambaye. Ibi ni ibinyabazungu, tubyambaye vuba, ariko nawe ni poromosiyo. Imana itatuvugaho ntabwo twari kubyambara. Reka tubishyiremo neza, kano kameze neza nta kibazo. Amen, amen. Noneho rero tugirirwa umugisha n'amahirwe, gera imbere nyine kugira ngo mbaze neza ijwi rijyemo. Tera hano hafi aha, ntabwo kamere gufata. Noneho ni ukuvuga ngo amahirwe nagize yo kumenya Imana, kubaha Uwiteka, nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kugira ute, kujijuka. Rero Imana yaranyambitse, urabona ndambaye neza, nambaye agakweto keza, nambaye agashati keza n'agapantaro keza. Imana irambika. Rero ntabwo turagera mu mwanya ngo mbwire mvuge Imana, ariko ndi kuvuga ahantu maze igihe gite merereye. Imana yabigenje neza, irembo rirafatwa, umurenge ugira ute, nta rubanza mfite ku Mana. Imana yamfatiye irembo, Imana inkorera umurenge, kubera ko ndi umuhungu w'iki, Yesu yavuze ngo iki, yaravuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi cyangwa ububasha bwo kwitwa abana. Ubwo rero njyewe ndi umwana w'Imana. Niyo mpamvu Imana yamfatiye irembo, inkorera n'umurenge. Ntabwo rero ari kubura gukorera ubukwe umuhungu wayo. Imana ishimwe. Ubwo aho narindi harasobanutse. Ni ukuvuga ngo hari uri harasobanutse, byagenze neza. Kugeza ubu urabuhutse? Byagenze neza. Uwabikenera WhatsApp yanjye ngiriya nayibabwiye, azampamagare mwohereza amafoto. Yego, amafoto arahari, azampamagare cyangwa se mwereke ubukwe. Ariko azabanza yakire invitation, ubundi mwereke amafoto y'uko byagenze. Mu gihe kiri imbere rero nzabatumira, invitation nzazitegura. Ubundi gusenga nyine ngo papa amereze byose, ameze ku mafaranga, negure invitation ko ni papa. Reka mbabwire ubusobanuro bwa minijoro, nibagiwe we, ubusobanuro bwa minijoro kutabimbajije. Minijoro harimo ijambo ryitwa mini, bivuga minisiteri. Iyi rero ni minisiteri y'ijuru. Ntabwo wari wakambajije, kandi hari abantu babyibazaho. Inkomoko ya minijoro, inkomoko yayo aho yakomotse, twakoraga umurimo w'Imana i Kigali, turi abantu bitaga inzahari. Ukazunguza kadapfa. Twari abantu bitwaga iki, inzahari. Noneho Imana itaratuzahura ngo tuzahuke turi abakozi bayo, twambara ibishati bimeze ukuntu, nyine ibintu bimeze ukuntu, tutarasobanuka mu magambo make. Noneho twajya gusenga, abantu bakivugwa ko bati ngende umukozi wa minisiteri, ko nasenya mu itorero ry'abakire, umwe bati ndi umukozi wa Minagiri, undi ndi umukozi wa Minaroke, undi ndi umukozi wa Minijisite, undi ndi umukozi wa Beka. Noneho twebwe kwivuga, kujya kuvuga abandi kuvuga ni abakozi ba bikagucanga. Noneho Imana inyongorera akantu ngo nimvuye ko ndi umukozi wa minijoro, ndangije nkajya mvuga ngo ndi umukozi w'iki, wa minijoro. Noneho abantu bakajya bambwira ngo mbasobanurire impamvu mvuga minijoro ikorera he, ni yahe. Navuga ati ni minisiteri ikorera he y'ijuru, irimo abakozi b'Imana bose b'abakozi ba minijoro. Ndangije rero ngira iyerekwa, ndavuga ati ubwo social media ihari, nkaba ngiye gufungura channel, reka nyite minijoro. Nza kuyita minijoro,
cyo kurangira abajyanama babeshi barambwira ati cano rero turabona ukuntu wahinduka yita irindi zina, nibwo nayise Sam TV Rwanda. Maze kwita Sam TV Rwanda, mu minsi iri imbere Imana imaze kunkorera igitangaza, ubukwe bubaye mbonye mvuye mu murenge fashe n'irembo, ndica ntekereza ku Mana ndavuga ati rero ndacyari wa wundi, ndacyari wa mukozi wa Minijuru. Mpita mvuga ngo ntabwo nzabwira abantu ngo ndi umukozi wa Minijuru, narakuyeho minisiteri yanjye ngarura ya minisiteri yanjye rero Minijuru. Ubwo ubusobanuro bwa Minijuru abantu bagize ute babwumvishe. Urakoze cyane. Hanyuma ubu urabohotse kuba ibiganiro noneho ugiye kubyataka bikomeye. Ubu ndabohotse ibiganiro ngomba kubyataka, ahubwo ikibazo ni ukubura abankoresha. Oya turahari natwe turahari. Abankoresha nibo baburanaho. Turahari natwe. Imana yampaye umunwa, yampaye kuyivugira, yarangaburiye, yaranyambitse, yamfatiye irembo inkorera umurenge. Ubwo se koko utavugiye umugabo wagukoreye ibintu nk'ibyo wavugira? Turahari. Binagenze neza, uyu muterankunga wacu Universal Media TV binakunze buri cyumweru twari duterana gutya tugakorana amateraniro magufiya, tukaba dufite n'abatumirwa bagiye batandukanye. Rwose icyo ndi kumva rwose cyarakemutse. Wivuga ngo buri cyumweru bitaza guteza ikibazo nk'aho twashinze idini. Ntabwo twashinze idini, ahubwo twajya dukora ibiganiro. Oya, impamvu uvuze wenda buri cyumweru akenshi nubwo abantu bakunda kubohoka, simvuze ngo nubwo yaba ngo isaha imwe, iyo yaba ari isaha imwe cyangwa amasaha abiri bari hafi. Sawa, komeza. Kugira ngo tuganire icyo Uwiteka Imana yagushyize ku mutima uze ukibabwire. Na abakristo bandi bahari tuba turi kwikorera ibiganiro rwose nta kibazo. Rero ndumva nta mwanya munini mfite ngiye kujya mu materaniro. Reka mbagezeho ijambo Imana yampaye cyangwa nateguye, kuko maze kubabwira ku gutabarwa kw'Imana, nibyo maze kubabwiraho amavuta y'Imana aracyayiri iri gukora. Nari maze kubabwira ku bijyanye naho narindi. Rero dufite ijambo rimwe gusa rivuga ngo kuko umwami Imana izagira uti. Yesaya 50:7 hari ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izanaba, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi uko nazakogwa n'iki, nazakogwa n'isoni. Bivuze ngo ono ntabwo uzakogwa n'isoni. Bivuze ngo Yesu arakiza ntabwo azakogwa n'iki, n'isoni. Bivuze ngo nawe ntuzakogwa n'isoni. Haleluya. Kubera ko umwami Imana izadutabara, icyo ngo nicyo gituma tutamwara. Nicyo gituma ibyo Imana itubwiye gukora tubikora tudafite ubwoba, kuko tuba duhagarikiwe n'iki, n'ingwe. Uhagarikiwe n'ingwe agira ute, aravoma. Imana ishimwe cyane. Rero kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma nagira ute, namwara. Nawe kuko umwami Imana izagutabara, nicyo gituma utagira ute, utamwara. Kandi nicyo gituma ukomera mu maso hawe hakamera nk'iki, nk'urutare. Ngo kandi ngo niyo mpamvu utazigera ukogwa n'isoni. Bivuze ngo itarankojeje isoni nawe ntizagukoza isoni. Iri jambo nzarirambura neza maze gukora ubukwe. Imana iduhana umugisha. Shalom shalom. Amen. Umuvugabutumwa wacu Sam rwose atubwiye ijambo rigize cyane Uwiteka Imana amugize ku mutima, ariko bitewe ko turi gukoresha umwanya mu buryo bwiza, mumfashe rwose tumushimire kandi tunasoza amateraniro y'uyu munsi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nshimiye abanyuze hano, uwo bita Sayi ndetse na Yagijimana umuvugabutumwa, ndetse n'uyu Samu nawe ari imbere yanyu. Tega dusoze uyu munsi, twagize ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma naho ubutaha uko Samu yagarutse, ibyo yari ahugiyemo byamaze kujya ku ruhande, kandi urumva yuko ayiduteguriye ni invitation mu minsi iri imbere igiye kuzakoresha ubukwe, zabitubwira. Twongere twitegure neza ndetse tumuhe n'inkunga. Mumfashe rero dusoze tunasenga twese hamwe, duhuze imitima dusenge kugira ngo dusoze uyu munsi, hanyuma Samu tumurekure nawe ajye mu bundi buvugabutumwa ahandi hantu yagize ute bamutumiye. Reka nsoze njye mu iteraniro, twe dusenga nimugoroba iwacu ku rusengero. Data Nyiringabo, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, ububasha, ubutwari n'ubushobozi budahangagwa, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ihindura amateka abantu bagatangara, Imana ikora imirimo, Imana ikora ibitangaza. Uyu mwanya y'isa tugushimiye ibiganiro byabaye, tugushimiye kubwira ijambo. Reka Nyiringabo Imana, uko mvuze ngo uzanabara sinzakogwa n'isoni, aba ariko utabara ubwoko bwawe gutakira ku manywa na nijoro. Umuntu nkurikiyaka kandi ukeneye ubutabazi, ubikore kugira ngo yumve ko iri jambo navuze ari iry'ukuri. Ni mu izina rya Yesu Kristo wakoze, amen. Imana ibahe umugisha. Kanjye mu materaniro.